twakundanye kera kabisa kuntu yanyanze nanjye ntabwo mbizi twapfuye umba twibyaragenze bite shaka kabisa kabisa yarancanze nabonye wa mukobwa ari sasa nawe wabonye yewe babo kabisa rero mvuga kabisa nawe wari wabibonye kabisa nabibonye pe twanakundanye so sha ura mukobwa ntabwo mwari gushobokana rero abantu benshi barabimbwira ntago ari wenyine ubimbwiye nanjye naye nabibonye pe uno nabonaga avuga nk'isasu bisura yaraturaguruka ukajya n'injugu kabisa yaturikaga cyane nk'injugu kabisa niwe mukobwa nakundanye nawe akagira hansaza mu mutwe nageze aho imbere nk'ikigo gimbere ye mukobwa yarancanze wabonaga bari kumushobora no kubona avuga nawe urabibonye ko bavuga cyane wajya n'isaha nameze neza cyane ugasetse setsa gute cyane ugasetse cyane ubona unaseka neza kabisa ufite amenyo meza we nabibona nandi icyo utwaye ndaje nakakugurira ureka ndaje natanye kukunda Bisubwo tuzavugana bitewe nsigo ntari ako kagaburu kujya mu kazi akaikazi se ko kabuze wowe ubwiye he shagiyorera akazi kabuze mfite n'ibikoresho ugiye abagara abantu benshi none naho hari abantu ahubwo wasabagiye mu kazi baducitse akabafunde muzana ibikabyo rero umuntu abazanye igitero reba ariko ibintu umuntu abazanye se simo wayiteruza iki ubwikura hari icyeru ushyiraho ukareba nagenda uyitera nibo yitera ikikora akazi wanye nyine kuko tubwirongi wacu ubwo we waje kundera uturitse ko nakunze n'ubwa menye narinje nanje kwisanga nubwo haziro nanubwo ari nanga indege ibintu bose nyine hanganye bose akazi kari buboneke shakazi nyine nari ndategereje gutyo ngo no wambaye kwiseta nabonaga abantu bahagaze hano dore twaje twanatinze bagiye ku mana yanjye nze turamenya bakorehe mbase tugende baduhe nayo kuri yo yonyine tegereze we twategeza we no wa saa sita akaza katujyana no wabiye wa saa sita urumva saa sita ninde waho umufunda akazi basi bamboneye namagana hangayika akazi karahari ase wamugende urabona dukuriye kwiseta warebye kuntu ngurisa na 500 nkarya udushyimbo hari igikoro wa France nabona yakuye kabwo nyiki wabara amafaranga gute urabona isentura yimenyereye bona ngiye naje nambaye n'utuntu tw'udukote wese kari by'abafundi umuntu ukatabwishinga agakeci ngiye nago nabyizera uje akazi kari turi bukabona akazi turi bukabona byo wabyize kubera ko umuntu ntabwo rwose akazi kabonetse none n'ukwezi kwanjye ko kwishyura hafi kugera
Oya turabizi neza akazi wewe kuko abafundi Ugomba kujya kosha. ariko gashobora kuboneka. gashobora kuboneka. Meze mute mwa bafundi? Ni sawa. Boss, Mukuru mwe. Ni sawa boss wacu. Boss, Kosha. umeze neza. Nuko nkuko usoza umukire. Urabona mwana ibintu biba byabaye isazi kwiseta nyine. Si ufata se. Ese ko mwirukaga mwarakoreraga hariya hano mwahimutse rya. Haje kumanuka amazi menshi usanga aratujyanye ibikoresho. Ibikoresho byacu n'umuntu yasigaranye dukeya. Ubu nagiye gukata ngiye gusubirayo kubera ko nayimbiza abafundi bawe. Imana ishimwe. Abafundi duhari gute ubwo ngubwo. Harya ku munsi nangahira. Umufundi ni 8,000 byonyine numva ntabwo duhenda. Karimechi. Benshi bitari ko boss. Ona haracyari na mu gitondo nta nubwo buracyaho. Aho mbyukiye ahangaho usunda yakoreye. Urumva wakoze kera. Ukinira kubakisha se udafite Amafaranga amafaranga. menshi. Ni bine tugende. Mwese. Bine twese akose boss nta rwose ntugapfobya umuntu. Bina ni umuyede none umuyede n'umufundi kwera. Umunani ndawuba. Turi babiri se. Turi babiri se. Ntabwo Ayo byakunda. ngawe nayo umuyede wenyine. Umufundi numva waba umusigaye make. Nigendera. Gahunda turayifite. Harayo dusigara mariko. Nari tugende n'ubundi nutwo ducera n'insigaranye. Andi urayo dusigara muzado. Nari nzaba. Ariko gahunda tuyakorera. Twazamuye. Tugende boss wacu. Nihute mwabipaka sima. Uri muntu yaje rwo. Nihute mwabapaka sima. Rwose twaje rwose. Boss tujyanye kure kabisa. Urabona rwose n'amasaha ageze uri kunyereza rwose kandi turangiza hakiri kare. Dutangiye dukora akazi. Akora ngo twanibwiranye nubwo turi gutangira no gukora akazi. Cyeba yita umwami w'ubwubatsi Kanyabugande. Kanyabugande kabisa. Zina ni igigo. None shobora ko furashi agatafari ndabona arakenewe. Umwami ujye kumabomba iryo Umukiriya yahenze. Wese nayo kabisa. Wakwita fresh kujya duhemera amafaranga ukagira mu mufuka. Apaga mwarangije se? Twasoje boss wacu. Twarangije kabisa. Bita tukubira tukwakwaye. Wagakoze. Usanga hameze gute? Waje no kukongera. Debera uratwongera. Sana hano mwereke Isima yashije boss. Yashize se We icyo mutamaga noheza amafaranga muguri. Amasaha yarageze n'ubundi amasaha yageze. we duhembe kabisa dore. Ndabahemba Urabona make. saa 11:03. Wapi n'ibitanu byonyine niba mutabishaka muvuge nabwo nyabizi. Naho nabya. N'ibitanu akira. Nubwo dukuye ku ndege. Akira n'ibitanu niba mutandira byo mubyorere. Zana n'andi boss. Wapi nayo nkaya. Nayanjye nari wishaka. Nayo ngaho niba mutagabanya mubyorere ntago bideba jewe. Ako muteye muto. Wapi? Narabakoreye Je ibintu. ntabwo nakoze sigute je nawe. Debera. Je niba mbaba nababwiye ngo inzu muyikore fresh. Bikarangira muyikoze gute. Asa nawe we duhenda ibintu byinshi. Kuki mutamaga nta nambazanye mufite? Telefone zizatuzimana. Aya, ntago biri nabyo ngibyo. Mujyana ngo nimba mubyanze mubyore cyane Basongera n'abakurikiye. igihumbi tujye kurya udushimba igikondo. Wapi nayo mfite n'amafaranga. Usaraba hate ko. Ni munsi ubwo ndabajyamo ideni nakuri. Sheri zagenze bite ko numva muri gusakuza hano? Mo bebe bano bantu rero nabahaye akazi ngo bagakore neza ariko ndebera ibintu bankoreye. Ntago bakoze akazi nkuko twakavuganye. Boss wacu uragwa 5,000 amabuja nawe n'ababibona. Mabuja wacu ureba adoye 5 twahereza. None se yabahaye amafaranga ahagije arinda baha igice kubera cyangwa baba bavunitse. Oya nimba bashyigikiye nabicure kuko ibyo ngibyo ntago ngiye binda nimba nabahaye akazi mukakica. Ntago ibyo binde ahubwo nimba mubishaka mube mukigenda hakiri kare Abahereza amafaranga uri ubu kuva mu gitondo cyangwa umuntu arare hano cyangwa umuntu arare hano. Se amafaranga barayatoragura cyangwa barayakorera. Umuntu arara ahangaha. Ubanga wambira ko mwakoze. Twebwe dutunzwe n'umuyaga, dutunzwe n'umuyaga. Rebe ubusaka gace konyine mwakoze mwavuga ko mwakoze. Ubwo turarara ahangaha uradutunga bihwaniremo. Oya. Ntago bishoboka ahubwo rero ni mumara kundakaza ndabakubita. Oya se kandi ibyo kurwana ni ikibazo kwacyo nyine boss. Oya mugende mugabana ngo ahubwo nakabaye haye bibiri wenda badabagira. Ihute se cyangwa ukubita. Gagumana. Ehote we. Ihute kitakwica.
Karisari si ibintu bankoreye birambabaje gusa. turamucitse sha turamucitse umuginga sha none se niba amafaranga duhaye ndaguhangaye araguhenze kabisa ndaguhangaye kumana we nduragwangaye dore kwega abayede twavunitse kwe muravurika uko bizi umufundi niwe utwara menshi kurusha umuyede mwize wakoresheje napunze ntabwo bishoboka ibyo bintu birashoboka da birashoboka nubwo bose tumucitse ntabwo wambwira ngo urama make cyangwa bikunde reka reka ngo numurikeye uvuze ngo tuba uvuze ngo